Muraho neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku biribwa umukobwa cyangwa se umugore uri mu rugendo rwo kwitegura gutwita agomba kurya. Kwita kuri iyi ngingo ntabwo ari uko gutwita ari ibintu bibaho buri munsi, ahubwo ni uko umubiri w'umugore ugomba kwitegura bihagije mbere yo gusama, ari nabwo abona amahirwe menshi yo gutanga ubuzima bwiza ku mwana azabyara. Kandi iyo tuvuga kwitegura k'umukobwa cyangwa se umugore mbere yo gusama, ntituba tuvuga gusa ku bijyanye no kurya cyangwa se kunywa, ahubwo tuvuga no gutegura ubuzima bwo mu mutwe, kugira ngo icyaba cyarakubayeho ukababara cyangwa se ugahungabana kitazafata umwana wawe, kuko ibyo umubyeyi yifitemo ari byo aha n'umwana atwite. Imibereho y'umubiri wose igomba kuba imeze neza mu gihe witegura gutwita. Ubusanzwe kwitegura gutwita bitangira mbere y'igihe cy'ubukure, cyangwa se aho umukobwa cyangwa umugore afatiye icyemezo cyo kugira umwana, agomba gutangira kwitegura mbere y'uko asama iyo nda. Ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko indyo umukobwa cyangwa umugore arya amezi menshi mbere yo gusama igira uruhare rukomeye ku buzima n'imikorere y'uturemangingo tw'umubiri we, ndetse no ku buzima bw'umwana uzavuka, haba mu mikurire ye akiri mu nda kugeza ku burere bwe mu gihe cy'ububyiruka. Ibi byose bitwereka ko iyo tuvuga ibiribwa byo kurya mbere yo gutwita, ntituba tuvuga ibintu byo kwirimbisha gusa cyangwa se ngo tuvuge imirire yo kwikunda, ahubwo tuba tuvuga igaburo rikubakira ejo hazaza wowe n'abagukomokamo bose. Ni indyo ifasha umubiri gukora neza, ikawurinda intege nkeya, ndetse ikarinda n'indwara nyinshi zishobora kuzabangamira umwana igihe uzaba ukimutwite. Turarebera hamwe impamvu indyo iboneye ariyo ntango y'urugendo rwo gutwita neza, tunasobanukirwa intungamubiri umukobwa cyangwa umugore witegura gusama akwiye kwitaho, ndetse tunarebe ingero nyazo z'ibiribwa biboneka hafi ya buri wese bishobora kumufasha kugera kuri iyo ntego ikwiye mbere y'uko asama. Niba uri umukobwa uteganya kuzagira umuryango, cyangwa uri umugore ushaka kongera gutwita, cyangwa se ukaba uri umubyeyi ushaka gusangiza abandi ubu bumenyi, iki kiganiro ni icyawe. Uzi ko niba uri n'umugabo usanzwe wubatse, cyangwa se ukaba uri umusore uteganya kuzarushinga, udakwiye gusigara udafite amakuru ahagije kuri buno bumenyi, kugira ngo buzakubere inkingi y'ubuzima bwiza bw'abana uzabyara. Nimuze tubiganireho, dusobanukirwe neza ukuntu indyo yuzuye kandi yatekerejweho neza ishobora kukubera ishingiro ritajegajega ryo gutwita neza, no kubyara neza, no kurera neza, ndetse ugakuza neza mu bwenge no mu gihagararo. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Ibyo kurya umukobwa cyangwa umugore uri guteganya gutwita agomba gufungura mbere yo gusama. Umugore cyangwa umukobwa wifuza gutwita agomba kurya indyo iboneye, yuzuye kandi ikungahaye ku ntungamubiri zifasha umubiri we gutegura neza gusama no gutwara inda. Iyi ndyo nziza umugore cyangwa umukobwa witegura gutwita agomba kurya ifasha ababyeyi gukora neza, maze imisemburo igenga imyororokere ikajya ku gipimo cyayo gikwiye, n'umubiri ukongererwa ubushobozi bwo gutwita no gutwara inda neza. Ibiribwa umugore cyangwa umukobwa wifuza gutwita agomba kurya kenshi ni ibi bikurikira. Ni ibiribwa birimo acide folique. Acide folique ifasha mu kurinda ibibazo by'ihuriro ry'umugongo w'umwana, ndetse igafasha n'ubudahangarwa bw'umubiri. Urugero rw'ibiribwa bikomokamo acide folique ni imboga z'icyatsi kibisi, urugero dodo, isombe na epinari. Ikaboneka no muri avoka, ibijumba n'ibinyampeke byongerwamo acide folique, nk'umugati wongerwamo intungamubiri zayo. Ni byiza kubanza gufata ku buryo buhagije iyi acide folique mbere yo gutwita. Ibya kabiri umukobwa cyangwa umugore wifuza gutwita agomba gufungura ni ibinyamisogwe, kuko habamo poroteyine zituruka ku bimera, maze bikagira imbaraga mu mikorere y'uturemangingo, hormone
no mu kongerera umubiri ubudahangarwa n'imbaraga zihagije. Urugero rwabyo ni amashaza, ibishyimbo ndetse n'amasaka. Naho ubwoko bwa gatatu bw'ibiribwa umukobwa cyangwa umugore agomba kwimenyereza gufungura mu gihe yitegura gusama ni ibinyampeke bidaseye cyane kuko biba byiza bigatanga ingufu z'igihe kirekire, fibre n'intungamubiri za vitamine B. Urugero ni umuceri w'umukara, ifu y'ibigori idasewemo akawunga ahubwo ari ibigori baseye diregite biri kumwe n'ibishishwa byabyo batabanje kubitonora. Naho ubwoko bwa kane umukobwa cyangwa umugore wifuza gutwita agomba gufungura mbere y'uko asama ni amata n'ibiyakomokaho. Umumaro wayo ni uko afasha mu mikurire myiza y'amagufwa no mu mikorere y'imisemburo. Urugero rwabyo ni amata ubwayo nyirizina, foromaje na yawurute. Urumva ko abantu bajya bavuga ngo yawurute n'iz'abana ntibazinywa baba bihombya rwose. Nawe mukobwa cyangwa se mugore uteganya gutwita urazikeneye cyane kandi ku bwinshi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga inyama kuko zikize kuri poroteyine ndetse na feri. Zigira uruhare runini mu gukora amaraso no gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Urugero ni inyama z'inka zidafite ibinure byinshi, amagi atogosheje neza, insambaza, saradine n'ifi zo mu bwoko bwa tirapiya. Irinda amafi manini kuko arimo merikire nyinshi. Naho ku mwanya wa gatandatu ni imbuto n'imboga zitandukanye. Imbuto n'imboga zitandukanye zikungahaye kuri poroteyine, antioxida yongera itoto na fibre zifasha mu igogorwa. Urugero rwabyo ni imineke, amacunga, wotameloni, amapapayi, karoti, beterave ndetse na borokori. Naho ku mwanya wa karindwi ni uko umukobwa cyangwa umugore wifuza gutwita mbere y'uko asama agomba kwimenyereza kunywa amazi menshi kandi meza. Amazi afasha umubiri gukora neza, agafasha igogorwa ry'ibiryo n'isuku y'uturemangingo. Fata nibura litiro 2 kugeza kuri litiro 3 ku munsi z'amazi meza. Naho ibiryo umugore wifuza gutwita agomba kwitondera ni ibi bikurikira: agomba kwirinda kunywa inzoga, agomba kwirinda kunywa itabi, agomba kwirinda kunywa icyayi cy'ikawa kuko cyangiza intanga. Agomba kandi kwirinda kunywa isukari nyinshi kuko ituma habaho imbalance hormonale. Ibiryo birimo amavuta menshi nabyo agomba kubyirinda. Niba uri umukobwa cyangwa ukaba uri umugore ukaba wisanze muri iki cyiciro cy'abifuza cyangwa se abateganya gutwita, jya usura muganga akugira inama ku bigendanye n'inyongeramirire ziboneye mbere yo gutwita. Twabonye ko urugero ari izibonekamo feri, acide folique ndetse n'izindi. Bitewe n'agace uherereyemo rero muganga yakugira inama ndetse binagendanye n'ubuzima bwawe wamugisha inama. Ntabwo ari ugupfa kubifata gusa, ugomba no kumenya ngo mbese njyewe ndwara diyabete se cyangwa hari indwara ndwara ituma wenda ntagomba gukonsoma bino biribwa. Yakubwira ibyo ugomba gufata bigendanye n'ubuzima bwawe. Niba warigeze kugira ikibazo cyo kubura urubyaro cyangwa se gutinda gusama, cyangwa nanone ukaba warigeze kugira ibibazo bishingiye ku buzima bw'imyororokere, jya kwa muganga maze bagufashe ku buryo bwihariye. Icyo nagarukaho dusoza ni ukukwibutsa ibyo twabonye ko kwitegura gutwita neza bitangira mbere y'uko inda isamwa, kandi ko bishingira ku cyemezo cyo kubaka umubiri utekanye, wuzuye intungamubiri zihagije kandi ushobora kwakira ubuzima bushya mu buryo bwuzuye. Icy'ingenzi kuruta ibindi ni uko umukobwa cyangwa se umugore utangiye urugendo rwo gutegura gutwita aba ateguye neza ubuzima bwe bwite, ubuzima bw'umwana azabyara ndetse n'ubuzima bw'umuryango we wose uzamukomokaho. Ubuzima bwiza niyo nkingi nyakuri y'iterambere ry'umuryango wawe. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza. Murakoze cyane kubw'igihe cyanyu mwaduhaye. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.